hariho akanyoni keza cyane, akanyoni mu magi, amagi mu cyari, icyari ku mababi, amababi ku ishami, agashami ku ishami, ishami ku giti, igiti ku mwobo, ubwatsi buramera buzengurutse icyo giti. Twashoje, sibyo? Mwakoze rero abana mu iteraniro ry'abana, Imana ibaha umugisha. Tugiye rero kuririmbira hamwe indirimbo ya 76 ivuga ngo kiza abanyabyaha. Twige n'icyigisho cy'ubuzima. Kiza abanyabyaha. Kiza abanyabyaha, rwaza abarwayi, ubarokora ibyago n'urupfu, habura abahabye, byutsa abaguye, babwire ko Yesu azi gukiza. Kiza abanyabyaha, rwaza abarwayi, Yesu umunyambabazi arakiza. Abamushungera nabo n'abanga, ategereza bicuza rwose, bahate bihane byubasabira, nibizera zababarira. Kiza abanyabyaha, rwaza abarwayi, Yesu umunyambabazi arakiza. Toza abazimiye be kuzuyaza, barekera ry'ibidakwiye, buzuza urukundo, babwire neza, bagarukira uwabacunguye. Kiza abanyabyaha, rwaza abarwayi, Yesu umunyambabazi arakiza. Kiza abanyabyaha, biragukwiye, umwami azabaheta imbaraga, bose ubayobore mu nzira ntoya, menyesha indushyi ko zarokowe. Kiza abanyabyaha, rwaza abarwayi, Yesu umunyambabazi arakiza. Haleluya. Tugiye kuganira amagambo avuga ngo igihe cy'indwara. Turi kumwe? Igihe cy'indwara cyangwa se igihe cy'ibyorezo, muri makeya ni muri uwo muryo, buri ibyorezo n'indwara, ariko twebwe noneho tugiye kwiganira amagambo avuga ngo igihe cy'iki cy'indwara. Tuzi neza ko dusohoye mu gihe hariho uburwayi bugiye butandukanye, nubwo hariho buri gukorwa, bakatubwira ko byose ari uburwayi, ariko tuzajya dupfa kubyemera gutyo, ariko amaherezo ijambo ry'Imana ritubwira yuko ukuri kuzajya hagaragara, sibyo? Twebwe rero twiganira amagambo avuga ngo igihe cy'indwara. Turatangiza amagambo ari mu gitabo cyitwa ku bwa Afurika nziza. Aravuga ngo umuti nyamuti w'indengakamere urwanya indwara. Ibyiza ni ukwirinda indwara, umwuka mwiza, izuba, kwirinda muri byose, ikiruhuko, gukina, kurya neza, kunywa amazi meza no kwizera imbaraga y'Imana. Iyo niyo miti y'ingenzi kandi yo kuri. Iyi miti iruta ibinini by'uburyo bwose, inshinge n'iyindi miti iyo ari yo yose yahimbwe n'abahanga b'abantu. Mwabyumvise? Reka duce bugufi rero dusenge. Uhoraho Mwami Imana, turagushimye nanone muri uyu mwanya ukomeje kubana natwe, izina ryawe ryera nirihabwe icyubahiro. Wanye natwe muri gahunda zitambutse, kandi uracyakomeje no kubana natwe kandi turacyagukeneye.
turagusabye kugira ngo utubabarire ibyaha byose byaba byaratubonetseho, wongere kudutwikiriza Yesu Kristo gukiranuka kwacu, kuko icyo ngicyo ari cyo kizemerwa cyonyine mu rubanza. Turagusabye kugira ngo ubwo umurimo rero w'urubanza urimo urajya mbere, kandi mu ijuru bakaba bihutira kuzinga ibitabo kugira ngo urubanza rurangire. Turagusabye kugira ngo tubonekeho gukiranuka kwa Yesu, isoze dutsindishirijwe n'amaraso ya Yesu. Ngaho rero ubane natwe no muri aya magambo tugiye kwiga, umwuka wawe wera ayadusobanurire kugira ngo tutayasitaraho. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Igihe cy'indwara cyangwa se igihe cy'ibyorezo, tugiye kubumbura muri Bibiliya zacu mu Kuva igice cya 15, dusangirire y'amagambo ahanditse. Kuva igice cya 15, turebe amasezerano iyo bene wacu mu gihe cy'amateka bageraga mu gihe cy'uburwayi, mbese bari barahawe ayahe masezerano. Ahageze ni Kuva igice cya 15 turi gushaka. Umurongo wa 26 hari isezerano ry'Imana. Hari amagambo avuga ngo Uwiteka arababwira ati, nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe. Turi kumwe? Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ugakora ibitunganye mu maso yayo, ukumvira amategeko yayo, ukitondera ibyo yategetse byose, nta ndwara nzaguteza muzo nateje abanyegiputa, kuko ari nge Uwiteka ugukiza indwara. Ngo ninde ukiza indwara? Nubwo turi mu gihe cy'indwara, tukaba turiho mu gihe cy'ibyorezo, ariko ngo hari umuvuzi w'indwara ukomeye cyane. Ngo ninde uwo muvuzi? Uwiteka niwe muvuzi ugukiza indwara zose. Na COVID irimo. Ariko buriya mutekereza iki kugira ngo abantu babwirwaga gutya n'Abisirayeli, sibyo? None se Abisirayeli bo mu iki gihe ni bande? Iyo tugeze kuri iryo zina ko turirwanira cyane, ushobora guhagarara ukavuga ati Abisirayeli nibashyire hano, abaporo bakaza, abapenikote bakaza barwanira iryo zina, yemwe abagatulika bakaza barwanira izina, n'Abisilamu buriya nabo baza bavuga ati nitwe Abisirayeli dukomoka kuri sokuru w'abizera witwa nde? Aburahamu. Abadive bakaza bakavuga ati mudafite isabato ntabwo mwaba muri Abisirayeli, twe Bisirayeli, sibyo? Ariko se iyo twageze mu gihe cy'ubuvuzi, twagera mu gihe cy'indwara n'ibyorezo, twabonye Abisirayeli ari bande? Ko Uwiteka yari yabwiye Abisirayeli akababwira ati ni njye Uwiteka ugukiza indwara zawe zingana iki? Ni bande bahagaze bakavuga bati udukiza indwara ni Uwiteka? Ni bande twabonye bavuga batyo? Ko twabonye bose bavuga ati udukiza indwara ni urukingo papa uci. Nimutubwire ngaho ni mu gisobanure. Uwiteka yavuze ati ni njye Uwiteka ugukiza indwara zawe zose, ariko nzagukiza ari uko. Icyambere arababwira ati nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe. Ikintu rero cyitwa kugira umwete, kugira ngo wumve ahantu iki kintu cyitwa kugira umwete gikomereye cyane. Iri jambo ryitwa kugira umwete muri Bibiliya hose ryabwiwe abantu bitwa Lawodikiya. Nibyo? Mu Byahishuwe igice cya 3 ku murongo wa 10, reka hagira umuntu tubumburira ariko aho hantu mu Byahishuwe igice cya 3 ku murongo wa 20 cyangwa wa 18 hari amagambo ngo nuko wabo nkunda bose ndabacyaha nkabahana ibihano, nuko rero gira umwete ugira ute wihane. Nta muntu urabona uragera kuri uwo murongo? Nimutinda ndavuga mu mutwe muri kudukereza. Umurongo wa 18 se ntabiriyo cyangwa 20, abo nkunda bose ndabacyaha nkabahana ibihano, nuko rero gira umwete wihane. Ntabwo murahabona? 19 ngaho soma. Nuko rero abo nkunda bose, nabo nkunda bose, buri Uwiteka akubita ikiboko abagira ate? Abo yemera ko ari abakunda. None ari kuvuga ngo abo nkunda bose ndabacyaha nkabahana iki? Ibihano, nuko rero gira umwete ugira ute? Mu bantu mu bwirwa amatorero 7 ababwiwe ngo gira umwete wihane. Kubera ikirabodo kiri mu bantu babwiwe ngo gira umwete wihane. Nuko aba bantu babwiwe ngo gira umwete wihane, nuko aribo bantu bari bafite babayeho mu gihe bafite iby'Isirayeli yari ifite.
Abisirayeli wigiye mu kubara igice cya 25 ni igitabo biyemeranaga. Iki gitabo turakibona cyageze aho kirazimira, kimaze kuzimira hajemo n'ubutinganyi muri Isirayeli. Iki gitabo cyo guteka kwa kabiri cya 28 umurongo wa mbere nuko ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, no kumvira amategeko yose Uwiteka gutegeka uyu munsi, Uwiteka azagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Umva, uzagira umugisha mu nda yewe, mu rukiryi rwawe hazagira umugisha imbuto yo mu nda yawe, hazagira umugisha imbuto yo mu butaka bwawe, hazagira umugisha abanyamahanga bazakuguzaho, nuzabaguzaho. Izi ndwara nazo nta ndwara izakuzaho, nta ndwara nimwe. Ariko ngo wagize ute? Nugira umwete wo kumvira. Hari ukumvira ariko hari no kugira umwete muri uko kumvira. Iri jambo rirongera rigaruka mu Adventisti, riza rivuga ngo gira umwete ugira ute. Ntabwo ari gira umwete ujye kubwiriza. Dore ko abantu barwaye indwara ntazi ukuntu zimeze, bababwira ngo gira umwete wihane, ngo ndeka ngira umwete mu kuvuga ubutumwa bw'Amerika. Batatu se wabukuye kwande? Ubutumwa bw'Amerika batatu wabukuye kwande kutigeze? Ubutumwa bw'Amerika batatu ko buvuga kwihana, ukaba uri kujya gukora ivuga butumwa nawe utarabwakiriye. Ubutumwa bwawe Laodikiya nigira umwete ugira ute? Niyo mpamvu twiboneye neza mu gihe cy'icyorezo cy'indwara bataye ubutumwa bwawe neza. Ubwo ngubwo ubutumwa, uyu murongo wo kuva igice cya 15 umurongo wa 26 ntabwo kireba itorero ry'Abadivantisite, ntabwo kitureba kuko twataye Uwiteka. Kuko hari kuvuga ngo arababwira ati nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, si icyambere ukabikorana umwete. Ntarimo kugira umwete, hari ukumvira Uwiteka. Niwumvira Uwiteka Imana yawe ntabwo habirimo nyuzamo umurongo, ahubwo nugira umwete ugakora ibitunganye mu maso yayo. Twabonye Teddy Wilson neza amanika ukuboko akavuga ngo aha hantu twebwe twumvira Fauci. Mwumvire Fauci, mwumvire Papa, ibi bintu byose neza. Ubanga iri somo ntabwo ryarebaga Abadivantisite, n'ababishyize mu bikorwa byose n'abakiri kumwumvira ubu ngubu. Ukumvira amategeko yayo, ukitondera ibyo yategetse byose. Nta ndwara nzaguteza muzo nateje Abanyegiputa, kuko ari njye Uwiteka ugukiza indwara. Reka twumve gatoya hano, harimo akantu wenda twareba tukumva icyo Uwiteka ari kuvuga, dukurikije icyerekezo isi iri kugenda itutimura itujyanamo. Hari ikintu natwe dushobora kumva aha hantu. Yego, muteze amatwi yemwe. Hano tubona yuko hari ikintu kiri gutegurwa muri iyi si yacu mu kwezi kwa 9. Iyo tuvuze gutya mu kwezi kwa 9, ntabwo tuba dukizeho ihame, nyine tuba turi gusoma igitabo cy'abayoboye isi y'umwijima. Ariko tumaze kubona yuko abantu bagira umwete wo kumvira Uwiteka, abo ngabo ngo Uwiteka niwe ubakiza iki? Ni urukingo rubakiza indwara? Ni urushinge rubakiza indwara? Ni ibinini bibakiza indwara? Ninde ubakiza indwara? Uwiteka niwe ubakiza indwara. Ubwo rero iyo tureba ibi ngibi tuba tugira ngo tunirebere n'udukoryo tuzaba ku banyabyaha, kuko nitwumvira Uwiteka twebwe ibintu ntabwo bitureba. Biratureba se? Tubona yuko aba bategeka isi y'umwijima rwose abangaba ngo bifitiye gahunda yo kuduteza icyorezo mu kwezi kwa 9. Ntabwo mpabonye byihuse ariko ntacyo, reka twiyegerere imbere. None iki cyorezo nacyo kiraza kiri kuvurishwa iki? Iki kiraza kiri kuvurishwa kumvira Uwiteka. Buriya Fauci, iyo Teddy Wilson umuntu wize wakuye impamyabushobozi ya theology mu ishuri ry'Abafrimason, iyo umufrimason akugiriye inama ngo ni muceceke ku bijyanye n'umuti watanzwe na Fauci, ni muceceke, ukumvira inama y'umufrimason, uba wumviye nde? Wumviye Satani. Uba wumviye nde? Uba wumviye shebuja, si byose? Shebuja w'Abafrimason ninde? Si Satani? None se Satani Yesu yamuvuzeho iki? Yavuze ngo werekera kose uwo n'umuki, n'umwicanyi. Biravuze ngo wumviye iki? Umwicanyi. Ubu rero twebwe twigereho mu gihe twibereho mu gihe cy'indwara, twibereho mu gihe cy'ibyorezo. Rwose Ezekiel igice cya 7 umurongo wa 15 ngaho ni mubumbureyo tubanze twumve, ubundi twigire ku muti w'indwara Uwiteka yaduteguriye. Hatazagira umuntu utubeshya ngo aradutera inshinge, cyangwa akagira umuntu udutubeshya. Twumve rero.
mu gice cya 7 umurongo wa 15 muri Ezekiyeli hari amagambo avuga ngo mu mayira intambara ni yose, mu mazu bugarijwe n'icyorezo n'inzara. Ngo abone abahe? Abo mu mazu ngo bugarijwe n'iki? Mu mayira intambara ni yose, arya zirahari mu mayira. Mu mazu bugarijwe n'icyorezo n'inzara. Nibyo abari mu cyaro bazicwa n'intambara. Abari he? Muri country living. Abari mu miji batsembwa n'inzara n'icyorezo. Nibyo? Ariko muri Ezekiyeli igice cya 7 umurongo wa 15 ntabwo muri kwabona. Nge ndi gusoma muri Bibiliya, muri Biyayera. Soma twumve wowe, soma. Soma Simo. Hanzari inkota. Hanzari inkota kandi imbere hari icyorezo n'inzara. Uri mu gasozi azicwa n'inkota. Azicishwa inkota. Uri mu gasozi azicishwa inkota. Simo uri gusoma nabi. Agira undi muntu usoma. Mo gusoma ninde muntu witeguye gusoma ikinyarwanda neza. Hanze hari inkota kandi imbere hari icyorezo n'inzara. Aho ni imbere. Nuko uri mu gasozi azicishwa inkota. Yumva uri ku gasozi azicishwa inkota. Naho uri mu murwa azatembwa n'inzara n'icyorezo. Uwibereye mu mujyi azatsembwa n'iki? N'inzara n'icyorezo. Ubwo ngubwo ngira ngo aba mu miji baba bumva, ariko byaba uko byagenda kose turigarukira kuri risomo ryo kuva igice ya 15 umurongo wa 26 hari isezerano Uwiteka ari guha abantu be. Abantu be nabahe? Naba ngabo bavuzwe ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe. Buriya rero kumvira, Yesu yigeze avuga muri Yohana igice cya 17 umurongo wa 17 aravuga ngo ubereshe ijambo ryawe, ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo ki? Ni ukuvuga ngo abantu bumvira ukuri nibo bantu bitwa abantu b'Uwiteka. Nta bandi abantu batumvira. Twifitiye intambara ikomeye page ya 426 ngo ubwo umugara uteye ubwoba uzaba ugize ute? Uzaba wegereje. Umugara uteye ubwoba murawuza ariko uzaba wegereje. Benshi mu bahamije ko bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu bazava ku kejo bajye kwifatanya n'abarwanyaga iki? Wajye n'abarwanya gukuri. Reka twibaze ikibazo. Tuvuye 2020 tukajya 2025 nta bantu na bamwe murabona bamaze kuva ku kejo bakajya kwifatanya n'abaturwanyaga. Abantu tuvuye ejo mundi batwirukaho. Noneho bandi bavuye muri twe bajya kwifatanya n'abatwirukagaho. Tukoze ibyo barura ntabo twabona. Umugara uteye ubwo buregereje. None turi kubwirwa amagambo muri iki kugira ngo abantu bahabwe uburinzi no kugira ngo barindwe. Hari amagambo Uwiteka ari kuvuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe ukabikorana umwete ugakora ibitunganye mu maso yayo. Turi kumwe? Harya reka twibaze Zaburi ya mbere ivuga ngo iki? Zaburi ya mbere hahirwa nde? Hahirwa umuntu tugende 1 2 3. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, hagarare mu nzira z'abanyabyaha, niyicarane n'abakobanyi. Pause there. Aho ngaho tube duhagaze. Uyu muntu ashyizwe mu bahirwa. Ubundi ahantu Yesu yigishije buriya hari amagambo abahanuzi bagiye bavuga, ariko hari n'amagambo yiviriye mu kanwa k'umwami Yesu. Amagambo yiviriye mu kanwa k'umwami Yesu muri Matayo igice cya 5 avuga ngo hahirwa abakene hehe? Hahirwa abagwaneza, hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka ko aribo bazabona iki? Bazahazwa. None hano hongeyemo abandi bantu bahirwa muri Zaburi ya mbere. Nibyo? Zaburi ya mbere ngaho tugende. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, niyicarane n'abakobanyi. Ngaho tube twumvise iryo jambo. Kubera iki bavuze ngo hahirwa umuntu udahagarara no mu nzira? Nahagarare mu nzira z'abanyabyaha. Vuga ngo mu nzira ya Teddy Wilson, biriya bya Teddy Wilson ari gukura byo kwihandagaza kugeza ubwo bandika igitabo kivuga ngo hari akuma kifashishwa mu buvuzi. Igitabo murabibona hariya ku ntambara yegereje ikigisho cya 11. Hari akuma kifashishwa mu buvuzi ngo kifashishwa hehe? Kandi twe turi kwigana amagambo avuga ngo igihe cy'iki? Cy'ibyorezo. Tubwibere mu gihe cy'ibyorezo. Yesu ibyo byorezo yabyigishije muri Matayo 24 aravuga ngo hazabaho inzara n'indwara z'iki? Z'ibyorezo. None twiboneye Teddy Wilson asinya igitabo gisohoka muri General Conference. Nta gitabo tabona kimwe gisohoka muri General Conference Teddy Wilson atabanje kugisuzuma. Ntago bishoboka. None gisohotse kivuga ngo hari akuma kifashishwa mu buvuzi kitwa biochip cyangwa verichip. Ako kuma kagaragaza amakuru iyo ukize sikaneri mu kiganza cyaho ako kuma kinjirijwe. Ubwo niko icyo cyorezo kigiye kuza niko bagiye kutuvurisha. Bagiye kuvurisha abande n'abayoboke ba Teddy Wilson n'abayoboke ba General Conference, ariko abakurikiye ukuri babandi bakurikiye Yesu niwe nzira n'ukuri niki?
n'ubugingo w'abandi bakurikiye ukuri ntabwo ndumva ubuvuzi aho buri. Baravuze ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe. Ariko iyo bageze hepfo muri icyo gitabo baravuga ngo hazabaho kugongana kw'iki? Izagongana byo reka mubwire. Mu kwezi kwa 9 imyizerere izaba yagonganye. Minisitiri wacu hariya uriya witwa uriya wa RGB n'indera wahoze ari minisitiri wa RGB wo mu 7 day. Kayusta Kayitesi yaravuze ati iyo udafite perimi, ufite ikinyabiziga udafite perimi, ubwo yabwiraga abapasitoro bose batwara imiryango y'iyobokamana ariko batarinze teoloji. Kubw'ibyo rero turababwira yuko imyaka 5 mwabwiwe yo kuba mugaragaje icyete cy'uko mwize yageze. Nimusohoke muri izo nsengero cyatuze tuzibasohoremo. Uri kubyumva? Nuko yavuze. None hano turikubwirwa ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka. Ubwo nyine bari gushaka abantu barayobora, barabasha kubindikiranya abaturage, turi kumwe yemwe. Barabasha kubindikiranya bizera, bagahuza ibya siyanse n'agaheke k'umuceri, abantu bikarangira abantu ubwonko bwabo buyobojwe tekinolojiya, bikarangira basohoye n'isomo rivuga ngo nibaruhuka ku manywa na nijoro baramyanyamaswa n'iki? Kubera ko ari amarobo nyine. None hano twebwe turikubwirwa ijambo ngo nugira umwete. Nimba hari ikintu twari dukwiye gukangurira imiryango yacu Simo mu ngo zacu, ni ukugira umwete wo kumvira Uwiteka. Tukabaza Uwiteka tukabaza duti Mana, mu mahame wari warandikishije ni ayahe ntagendemo kugira ngo noneho nyagenderemo. Tore niki twagombye kuba turi gukora. Naho ubundi bindi byo ibyorezo bizaza, amahame amahame y'abajesuita zaza zayobora, ariko hano nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe. Ibinini dore tubona abantu bazengurukana ibinini baduhera abana birirwa babungana ibinini ngo nabajyanama b'ubuzima baduhera abana nituzi ibyo babahaye, kandi twebwe mu mazu yacu twirwa turepeta ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe ni ugukiza indwara. Abajyanama b'ubuzima se nibo badukiza indwara. Ugakora ibitunganye mu maso yayo, ukumvira amategeko yayo. N'amategeko arimo Zaburi twari turimo ya mbere umurongo ukurikiyeho uvuga ngo iki? Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe. Ngaho tugende muri Zaburi ya mbere, tugere no ku mategeko. Uwazahana n'igiti cyatewe hehe? Azahana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo n'ibyuma, cyazakora cyose kizamubera cyiza. Ahubwo bazahana tumurwa n'umuyaga. Icyo gituma ababi bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi z'amateka, kandi ababi kuko numva Zaburi mumaze kuzibagirwa, reka tuyisubiremo yose. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, niyicarane n'abakobanyi. Ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro. Aho ngaho duhagarare. None turikubwirwa ijambo hano, amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na ki? Ni ukuvuga ngo aya mategeko niyo yitwa imico y'Imana. Niyo mpamvu mwabonye Yesu avuga ngo ntabwo naje gukuraho amategeko, ahubwo naje kuyagira gute? Kuyasohoza. Ngaho Zaburi 125 yo nta kintu bivugaho, ivuga ngo abiyobagiriza mu nzira zabo Uwiteka azabajyana n'iki? N'inkozi z'ibibi. Ubu hari twifitiye abantu bari kwiyobagiza gusa. Hari abantu Uwiteka agiye kuza kujyana n'inkozi z'ibibi, ngo itorero ni rya 7, kandi itorero riri gukora ibizira neza ku manywa agaragara, kugeza ubwo bagiye kubashyiramo agaheke k'umuceri biyobagiriza mu nzira zabo. Abo ngo Uwiteka azabajyana n'iki? N'inkozi z'ibibi. Hano hari igitabo rero, hari igitabo cyitwa ku bwa Afurika nziza. Ni gihamya nahereyeho kubona habura n'iminota 7, noneho tukaba turashoje. Iki gitabo ku bwa Afurika nziza ubundi ngewe nagishatse ndi gushaka amagambo avuga ngo agahugu kari munsi y'ubutayu bwa Sahara kazaberamwe amayagwa. Akagahugu abantu benshi bajyaga bakunda kuvuga aya magambo bavuga ko yanditswe muri iki gitabo, ariko naragisomye ndakirangiza ndi kuyashaka kuko ndi kwiga muri iyi minsi ubuhanuzi bwerekeye muri Yesaya igice cya 18. Nta kindi gihugu tugeze tubona gikandagira umuturage ku izosi kiri kumuvura. Uzi iki gihugu? Hari igihugu muzi ngo ishyanga rimeze gute? Ishyanga rihindisha umushyitsi, ry'abantu b'imibiri irembereye. Ishyanga ridaterwa ahubwo rigira gute? Ryitera. Ndi gushaka kumenya ririya shyanga iryo ari ryo. Kugeza ubwo ufata waryo musaza muramuzi Nyarwaya.
uriya musaza bagiye yavuze ati nta nkingo z'iki gitondo ndi gushaka ntazo, agakinga yari yarabyize hehe bamukandagira ku izosi, twabonye batayo y'abasirikare imukandagiye ku bitugu barimo bamukingira rwose, urugero ntituzi aho barunaze. Nabiyobagiriza mu nzira zabo ngo Uwiteka azabajyana n'iki? N'inkoni z'ibibi. Nzayashaka wenda aya magambo, ufite igitabo cyansiye azakenyereka. Ariko harimo umuti hano w'indwara, harimo umuti w'ukuntu tugomba kwivura. Umuti nyamuti, paji ya 53, ni icyiciro cyitwa impamvu abantu benshi bapfa bakenyutse. Umuti nyamuti w'indengakamere urwanya indwara. Umva umuti, hariho imiti ariko hariho n'imiti itari imiti nyamiti. Umuti nyamuti w'indengakamere urwanya indwara rero uravuga ngo ibyiza ni ukwirinda indwara. Biravuze ngo abantu bakagombye kwirinda indwara kuruta kwirinda iki? Imiti. Umwuka mwiza ni umuti wa mbere. Umwuka mwiza buriya ni ingenzi cyane, tuwusesenguye buriya iwagushyira kuri bomboni, buriya iriya bomboni ya mwuka batanga n'umwuka mwiza. Umwuka nyine ari artificiel w'umukorano, ariko iyo bawuguhaye wishyura amamiliyoni n'amamiliyari. Twebwe rero twahawe umwuka mwiza w'ubuntu. Ubu ngubu iyo wicariye amadirishya akingwe tubona ko umwuka duhumeka mu ijoro ni toxic, ni umwuka uri gaze carbone, ni carbone. Si byose? Carbone buriya iyo ufunze inzu, uramutse ufunze inzu icyumweru, umwuka ubamo mu ijoro uhumeka, ugafunga inzu ukajya ugarukamo ari winjira muri ya nzu uryamamo, umwuka urimo ushobora kuba uburozi buhumanya ibitekerezo cyane, ku buryo ushobora kuzabaza n'umuntu izina rye akaryibagirwa. Niyo mpamvu tuba dukeneye umwuka mwiza, kuko twebwe ibi biremwa Imana yaduhaye ibyo bihumeka, byo bikonsoma umwuka witwa nitrogene. Bikonsoma byo byakira nitrogene kugira ngo bikure, byamara gukura byo bigatanga umwuka witwa oxygene, bigahumeka umwuka witwa oxygene. Umwuka witwa oxygene rero niwo twebwe dukeneye. Turi kumwe yemwe? Twebwe dukenera oxygene. Iyo dufite oxygene ibitekerezo byacu biba bishobora kuba biri kuri gahunda. Turi kumwe yemwe? Noneho twebwe duhumeka icyitwa carbone, duhumeka umudusora umwuka mubi tukinjiza umwuka mwiza. Niyo mpamvu ubona n'abantu babasigaye birirwa basinzira mu materaniro. Ubona mukaye murabona bari gusinzira kubera umwuka utari mwiza. Ariko abarimo n'izindi ngaruka n'iz'imirire, ariko turi kubigeraho hano. Ubwo impamvu turi kuganira ibi bintu tukugira ngo ejo bundi hatazagira umuntu ukugeraho ngo akuzaniye ibinini ngo byo kuguhera ikira abana utabishaka, uzamubwire ngo Uwiteka niwe udukiza indwara zacu zingana iki zose. Icyambere umwuka mwiza, amadirishya yawe wakagombye gukingura agasohoka carbone, ya carbone gusohokamo hakinjira oxygene, ikirukana ya carbone ukinjira mu buriri bwawe hameze gute? Hameze neza. Nimba ugira ngo ndakubeshya, uzamara iminsi 3 toze, ubundi uzambara ishati y'umweru uzambwira. Sibyo? Uzambwira ko tumuremye twebwerega mu mukungugu. Nubwo ujye ubona warengeje agakote na karuvati ukabona wiyemeye cyane, ariko turi ibyondo. Nibyo? Uwiteka rero Zaburi 103 tubwira ko Uwiteka arabizi ko turi umukungugu. Nibyo? Umwuka mwiza ubwo ntituwurebyeho. Kabiri, izuba. Buri izuba, iri zuba mubona rifite akamaro cyane. Izuba rya saa 2 saa moya na saa 2 rimwe riba riri kwaka umuhondo, buriya rifite umwuka mwiza witwa nako rifite imbaraga cyangwa se ibyo mu byo bita calcium, vitamine ya calcium ikomeza amagufa. Iyo ryose iminota 3 mu gitondo uri uba wihaye amahirwe yo gukomera amagufa. Turi kumwe? 3 yonyine cyangwa 5 bihagije. Buriya uba amahirwe yo gukomera amagufa. Hari abantu turi kubona muri iki gihe hateye kubera imirire iriho, bitewe nanone no guhindura none gahunda y'abajezu itwerezo organe genetique modifié yo guhindura ibiribwa, amagufa y'abantu nta gikomera. Ariko umuti w'icyo kintu ni ukota izuba rya mu gitondo iminota ingahe? 3 cyangwa 5. Uba ufashe wakiriye calcium. Turi kumwe yemwe? Tuvuye kuri umwuka mwiza, izuba, kwirinda muri byose. Kwirinda muri byose by'ijambo ry'Imana tubwira ngo wirinda yirinde mu bingana iki? Muri byose. Nta rwanda twahatinda. Ikiruhuko rero buriya Uwiteka yatandukanije amanywa n'ijoro. Ashyiraho igihe cyo gukora, ashyiraho n'igihe cyo kugira gute? N'igihe cyo kuruhuka. Ni ukuvuga ngo amasaha umunsi Uwiteka yawugabanijemo amasaha ibice 3. Mu cyumve amasaha 8 yo kuruhuka. Ari nacyo turi kureba ku kiruhuko. Amasaha 8 guteka, kuganira n'inshuti, abashyitsi, abyo biba mu masaha 8. Amasaha 8 yo gukora. Turi kumwe yemwe?
ni ukuvuga ngo rero ifashe amasaha yo gukora ukayarenza, ubu turi kubona isi iri gukamura abantu, hari abasigaye bakora ijoro kubera isi nyine ni umwami wa Egiputa niko akora, ntabwo akina. Arabwira ati inganagano umva, inganagano muzongere n'amatafari muyongere, inganagano nazo bazishakira, abantu bari gukora ijoro. Binyuranyije biriya rero na gahunda y'Imana. Ni ugukora amasaha 8, andi masaha 8 habagiye harimo guteka, kuruhuka, kuganira, gusoma, gusura, biri muri amasaha 8. Uwiteka arabiteguye neza. Andi masaha 8 ugomba kuyaruhuka. Igihe umuntu ataruhutse neza rero, hari n'abantu muri kubona mujye mubona mukagenda mu nzu ukabona arahagaze ari kwiyumvira. Buriya ntabwo aba yaruhutse. Biriya biva ku ni ingaruka zo kutaruhuka. Ukabona yicaye mu bana abandi bari kuganira byashyushye, ukabona ari kwiyumvira. Cyangwa ukabona bamubwiye ngo dusoma aha, ukabona waracyari kwiyumvira. Ubwonko buba bwagiye akantu kitwa delay. Delay rero ni ugutinda ko kwihuta kw'ibitekerezo. Byatewe nuko ubwonko butarutse. Haba hari ikintu bukiri gusynchroniza, bukiri ku ikoranabuhanga ryacu ryo ribyita ku generating. Haba hari ubuntu ubwonko bukiri guhuza butahujije n'ijoro kubera ko yaruhutse igihe gitoya. Ukabona rero habayeho kwiyumvira nuko ubwonko bwakererewe, hari ibyo butahujije n'ijoro buri kubihuza umwanya yicaye mu iteraniro. Ibyo rero bikorerwa mu kiruhuko. Turi kumwe? Ubwo tugeze gukina. Gukina rero hari abasimbuka umugozi, mugomba kujya musimbuka umugozi. Na Simoni mukazana umugozi mukamusimbukana, ukavaho ajyaho, avaho ujyaho, iminota mukavuga ati ngiye kubara iminota 3, ndakubarira 3 udahagaze, nawe nkubarira 3 udahagaze, nari ndangiza nawe ndasubiraho, gutyo paka iminota 15 irangiye. Itutu buriya ririya tutu riba risohotse, ni ubwonko buba buri gutunganwa, ni umwanda uba usohotse mu mubiri, noneho ukarekipera oxygen umwuka mwiza. Muri kubyumva? Udashoboye umugozi ushobora gukora utundi twa reticulation mu nzu ukadukora. Udashoboye kwiruka mu muhanda ushobora gutera ku mupira. Udashoboye gutera ku mupira ushobora kujya muri gym. Twize ko ariko muri gym hatari heza kurusha nuzo za sport za exterior zo hanze, kwiruka hari umwuka mwiza. Ntitwagize ko isabato yatambutse. Ubwo gukina rero twabyumvise ko gukina nabyo bifasha ubwonko kuruhuka no gufasha umubiri kugira gusubirana imyakuru ifite imbaraga. Nibyo? Yego. Kurya neza, merutse kubaza abantu ikibazo mu iteraniro mwarabyumvise, umugabo arya ryari. Nudakurikirana ubuzima bw'umugabo wawe birakureba, abandi bantu bazamukurikiranira. Ntagera sahandi akabona undi muntu umukobwa bimuzaniye yashokoje, wagize ngo ntazagira. Azagaruka kurya ibiryo byawe bizongera kumutera peti. Akabimuzanira yashokoje, yoze, ari gusa neza, nambaye neza, ari no kumwenyura. Umugabo arabakiza ukamutura ibibazo byose ataranarya, ubwo ukumva uwo muntu yazarya. Ntabwo umuntu yazarya. Nuko rero ikintu cyitwa kurya neza, buriya nabonye abantu basigaye barya nabi, abantu bayobotse inzira y'ubutayu barya nabi, ntabwo baramenya guteka. Barya nabi. Kandi kurya nabi buri ingaruka y'imirire mibi nk'ubu ngubu, ufashe umuntu ukamukandagira arya nabi, hano ukamukandagira umusitayeho, wakoreka icyo gukorera. Iriya ni ingaruka y'imirire mibi rero. Guhita arakara diregite, kuba umuntu adashobora kwitegeka nuko aba atitegetse mu mirire. Iyo umuntu ashoboye kwitegeka mu mirire, aba ashobora gutegeka n'umubiri we. Muri kubyumva ingaruka zo kurya neza? Nuko rero tugeze kunywa amazi meza. Kunywa amazi meza nigeze mbaha ibipimo, umuntu akurikije ibiro bye n'uburebure bwe amazi agomba kunywa. Twabibonye se sinabibahaye. Amazi meza, dufite amazi meza, dufite ibipimo by'uburyo umuntu anywa amazi, ariko amazi meza tubona yuko buriya nuko abajesuiti buriya nabo barangaye, ubundi bashatse biriya birozi byabo babishyira mu mazi. Amazi se si imiti bateramo, kuki badashyiramo hariya? Haracyariho inyegama, ariko se nibabishyiramo, ariko Uwiteka niwe utubereye iki? Niwe udukiza indwara zacu zingana iki? Indwara zacu zose. Rwose Uwiteka niwe udukiza indwara zacu zose. Nituramuka rero twinywereye aya mazi meza, ingaruka bizajya bitugiraho ni ingaruka yuko tuzajya tuba dufite amagara mazima, ndetse dufite amagara ahagaze neza ya gisore. Nuko rero reka biriya bipimo by'amazi ndaza kongera mbibahe hano hakurikije ibiro umuntu afite, ndetse ibiro n'uburebure bwe. Hano ndi kubona nari kuhita mbigeraho, ariko narabibahaye, abantu barabifite. Buri muntu wese afite amazi, urugero ushobora kunywa amazi menshi ukananuka, buriya amazi nayafasha mu kuringaniza ibiro, ariko nanone ushobora kunywa amazi menshi ugahura n'ikibazo bitewe nuko wanyweye menshi utasobanukiwe neza ikijyanye nuko ibiro byawe bingana.
nibyo reka twegere hepfo rero tugere ndaje mbaye na formule yabyo y'uburyo abantu banywa amazi uburyo ukubiriya mibare uko 33 ugabanyije reka tugere ku yanyuma gukina kurya neza amazi meza kwizera imbaraga y'Imana iyo niyo miti y'ingenzi kandi y'ukuri kwizera imbaraga y'Imana rero ni rya somo twari turiho rivuga ngo kuko Uwiteka ari gukiza indwara zawe zingana iki ukoze igikorwa cyose biriya riratubwira ngo igikorwa cyose kidakoranwe kwizera ni iki ni icyaha imbere y'Imana niyo mpamvu ibintu byose wagombye kubikora ukabikorana ariko kwizera rero abantu bagomba kuboostinga imibiri yabo ubu ngewe nababwiye ko ngira igihe umunsi umwe wo kwirogora mu cyumweru kubera ibintu turya ubundi twakagombye kuba tutakiri kugaburirwa n'abaroma ntabwo Roma yakagombye kuba ikiri kuduha inyanya ntabwo yakagombye kuba iri kuduha pavuro njye hariya ku magrini hiri nuzuriya w'umuseveni de goronome ajya guhingisha amanuze y'imva kibuno ntabwo muyizi se neza agahingisha amanuze y'ingurube neza buri ziriya muhashye ziriya yo muhashye kariya kantuze ka ziriya za kokombure zanuze nizo baba bazihingishije ntabwo Roma yakagombye kuba ikiri kutugaburira mu by'ukuri ntabwo yagombye kuba ubwo rero ngiye mnifatira icyumweru cyo kugira gute umunsi umwe mu cyumweru wo kwirogora kuko igihe cyose nzaba narajya mu murima ngo nkubite isuka mbe ndi kurya urunyanya niyejereje mbe ndi kurya karoti niyejereje mbe ndi kurya poivron niyejereje mbe ndi sufficient off grid ni kuvuga ngo kwikorera karima kawe hafi yawe ku buryo ibintu byose uba wihagije ku bintu bya hafi ntabwo ngiye wanyemeza ko ibintu ndi kurya byizewe niyo wagira ute ubwo rero harengaho kwiringira imbaraga y'Imana yuko Uwiteka ubu ngubu baraturoze byararangiye mukaya ntabwo urabona se abantu bari gusinzira byanze neza nubwo rero ibyo bintu ngo kwiringira imbaraga y'Imana nyakuri iyo niyo miti Imana yemera iyi miti rero wumve akamaro k'iyi miti amagambo arenga haravuga ngo ni imiti nituyikoresha umva ukuntu handitswe iyi miti nituyikoresha nta nshinge cyangwa ibinini muri kumva yemwe nidukoresha iyi miti tumaze kureba imiti 8 nta nshinge cyangwa iki cyangwa ibinini bizatwinjira mu mubiri turi kumwe ejo bundi rero baraje nimba utaramenyereje umubiri wawe ku boostinga buriya tungurusumu boostinga umubiri guhekenya bya bintu guhekenya amakaroti no guhekenya amatungurusumu no guhekenya zanuza biboostinga umubiri bikawongera ikintu cyitwa immunity mu buryo buteye uburyo bwo kurwanya indwara ubu rero abantu bakoze temperance ariko temperance batatumwe na Yesu asigaye bagenda bahuba n'umuyaga ubu ikintu satani yaduteze nuko natwe tugiye kujya dufatwa n'indwara nk'iz'abanyegiputa bafatwa nazo kubera ko abantu bakoze temperance batatumwemo na Yesu imibiri yabo icika intege aho kugira imbaraga ubu ngubu afatwa n'ibicurane kugira ngo umubiri uzikize ibicurane bikawugora kubera temperance igiye igakanariza abantu bagiye basoma ibintu ntibasobanukirwa n'icyo bivuga no kugira ngo azakire ibicurane byikijije atabanje guhekenya ibintu no kugira gute abasirikare twagombye kuba twarababoostinze mu mubiri bafite ubushobozi bwo kwikiza indwara ariko rero hano hari amagambo ncoreje aravuga ngo igitangaje cy'ibyo bintu nuko abantu b'impuguke kandi bize cyane muteze amatwi igitangaje nuko abantu b'impuguke kandi bize cyane nabameze gute kandi bize cyane ni kuri page ya 14 ndi babanyacyubahiro mu buyobozi bwabo bw'amahanga bafite ubwoba cyane baramufite Yesu yarabyije mu Matayo 24 ati benshi bazagushwa ubwoba n'igihumura cyo kwibwira ibyenda kuba kwisi umwanditsi umwe muri iki gihe yaranditse ati abacurabwenge b'impuguke za siyanse bafite ubwenge bazi badashidikanya ko isi igiye gushira nibyo ngo abasiyanse nabo bazi ko isi igiye kugira ite gushira sinigeze nshidikanya kandi ngo mbone ibimeze nk'ibi mbere hose nuko rero abantu bafite ubwoba ariko si ubwo kubaha Imana arabufite ariko ngo si ubwo kugira ute Uwiteka rero atugirire neza kandi Uwiteka adufashe kugira ngo ubwo turi gusabwa kuboostinga imibiri yacu tutayiboostinga ejo bundi siyanse iraje iboostinga ariko ibyo byose bikaba bituruka ku guhishurirwa nama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi uwo nguwo niwe uhishura amategeko noneho ayo mategeko niyo ahishura icyaha yahishura icyaha umuntu agahishurirwa igitambo rero ntawe ugishurirwa atahishuriwe ko yangije amategeko y'Imana amwe muri ayo mategeko harimo n'amategeko y'ubuzima nibyo
niyo mpamvu rero ubu ngubu harimo abantu benshi mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2 paji ya 376 turavuga ngo ariko ngo abantu benshi bazikurikirira ibigezweho ku buryo bakemera kuba banabigurana ubuzima bwabo, bazabaho bajyana n'ibigezweho, ingaruka ibabere kurwara indwara zigezweho, bavuzwa uburozi bugezweho, bapfa urupfu rumeze gute? Bapfa urupfu rugezweho. Nuko byanditswe. Uwiteka atugirire neza. Iri somo riri muri Kuva 15:26 ngo nugira umwete wo kumvira amategeko y'Uwiteka Imana yawe, Uwiteka ntabwo azaguteza indwara nk'izo yateje bande Abanyegiputa, kandi kuko Uwiteka ari gukiza indwara zawe zingana iki? Uwiteka aduhe kumwiringira no kumuhungiraho mu izina rya Yesu. Amen. Ikibazo ariko ibijyanye nyine n'ukuntu n'imiti ariko mu kurya neza. Kurya neza ntabwo ari ikintu nsobanukiwe, ahari mwaduha nk'urugero rw'ukuntu umuntu yarya neza. Yego. Reka noneho iyi miti ubu tubivuze twihuta, tugiye kujya twiga buri muti umwe tutihuta, kuko kurya neza hazamo ingingo zitandukanye. Icyambere, kurya ku masaha adahindagurika, sibyo? Icyakabiri, kumenya guteka ibiryo biteguranye ipfa ku buryo ushobora kuva ku bintu byo mu nganda, atarashobora kubivaho ntabwo abantu barabivaho byose, ariko utarabivaho cyangwa warabivuyeho ushobora kubivaho kandi ugategura ibyo kurya bifite imbaraga. Nuko abantu babivuyeho bagategura ibyo kurya bidafite imbaraga, abantu bakabirya bakabura imineke, bakabura imibiri yabo igacika intege aho kugira imbaraga kubera kubitegura nabi. Ibyo ni ukurya nabi, sibyo? Ubwo rero tuzagira ku ngingo buri kano kose icyo tugasesengura: kurya neza ukwabyo, amazi meza ukwayo, ikiruhuko ukwacyo, izuba ukwaryo, kwiringira imbaraga y'Imana ukwabyo, buri kantu ukwabyo. Ndi kumva aricyo cyazadufasha, kuko icyo ntabwo n'ingingo n'insanganyamatsiko yagutse cyane, sibyo? Kuko turagaruka birahita biza ku kurya ku masaha agenwe hakurikije akazi ukora. Ushobora kuba urya 3 ku munsi cyangwa urya 2, hari n'abagomba kurya 1 ku munsi. Buri kumva warimo ingingo yagutse cyane yitwa kurya neza, hatarimo kuryagabura. Nuko Uwiteka rero adufashe. Sinzi niba wenda nabangishubije gutyo, tuzayigeraho ku buryo bw'umwihariko. Uwiteka tugirire neza mu izina rya Yesu. Duhagaze dusubiremo ya ndirimbo ngo kiza abanyabyaha. Noneho Uwiteka adufashe kugira ngo ubwo ibyorezo twibereyeho mu gihe cy'ibyorezo bigiye kwisukiranya, ibi byorezo bizasange twarabajije Imana duti: Imana, ni ayahe mahame washyizeho ntagendeyemo kugira ngo nyagenderemo, noneho nanjye mbe niringiye ubutabazi bwawe buri kuvuga ngo ni njyewe ugukiza indwara zawe zingana iki? Ntabwo ari urukingo runkiza indwara, ntabwo ari ibinini binkiza indwara, ahubwo ni wowe unkiza indwara zanjye zingana iki? Zose. Kiza abanyabyaha, rwaza abarwayi, ubarokora ibyago n'urupfu, habura abahabye, byutsa abaguye, babwire ko Yesu azi gukiza. Kiza abanyabyaha, rwaza abarwayi, Yesu umunyambabazi arakiza. Abamushungera nabo nabanga, ategereza bicuza rwose, bahate bihane byubasabira, nibizera zabababarira. Kiza abanyabyaha, rwaza abarwayi, Yesu umunyambabazi arakiza. Toza abazimiye be kuzuyaza, bareke irari ry'ibidakwiye, buzuza urukundo bagire neza, bagarukira uwabacunguye. Kiza abanyabyaha, rwaza abarwayi, Yesu umunyambabazi arakiza. Kiza abanyabyaha, biragukwiye, umwami azaguheta imbaraga, bose ubayobore mu nzira ntoya,
menyesha indushyi ko zarokowe, kiza abanyabyaha, rwaza abarwayi, Yesu umunyambabazi arakiza. Kadusenga Imana. Uhoraho Uwiteka Mana ikomeye, turagushimye cyane kubwo kugira neza kwawe gukomeje kutwiyegereza, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tubonye yuko ari we muganga mukuru udukiza indwara zose. Igihe Abisirayeli bari bagishoboye kugendera mu mahame n'amategeko n'amabwiriza n'amateka yawe, nta cyago cy'indwara, nta cyago cy'icyorezo, nta cyago cy'intambara byigeze bibageraho, ahubwo wabasezeraniye ibyiza, kandi ibyo byiza wabasezeraniye ntabwo wigeze ubeshya. Igihe bari muri ayo mabwiriza wabahaye, ibyo byiza byose byabajeho. Ayo kandi niyo masezerano udusezeranira muri uyu mwanya. Tugusabye imbabazi mbere na mbere z'uko twishe amategeko, tukava mu mahame n'amabwiriza n'amateka yawe, tukaba turwaragurika, ibyorezo bikaba bifata abanyegiputa natwe bikadufata, tukaba tuvuzwa uburozi bugezweho kimwe n'ubwo abanyegiputa bavurisha. Muri aka kanya tugusabye imbabazi kubera ko twavuye mu mateka yawe. Nyamara kandi ubwo umaze kutubabarira, turongeye turagusabye kugira ngo aya masezerano wadusezeraniye yuko nta cyago na kimwe kizongera kutuzaho, natwe turifuza gushaka ibyiza kugira ngo abe ari byo dukurikira. Turakwinginze kugira ngo aya masezerano ukomeze kuyadusezeranira, abe ari we muganga wacu mukuru udukiza indwara zacu zose. Ufasha abarwayi barwariye kwa muganga cyangwa se abarwariye mu bitaro iwabo. Turakwinginze kugira ngo abo bose ubasange kandi ubigishe mu buryo bwawe, ubasobanurire ko impamvu z'uburwayi ari uko abantu bishe amategeko yawe, bakica amategeko y'ubuzima, kugira ngo bongere bakwicuzeho kandi ubababarire. Ngaho rero ugirire neza bene data bari hirya no hino ku isi yose, abategereje umugisha wasezeraniye baruhuka isabato, ukura bagenderera natwe n'udusige. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.